Intambara zitarangira, amakimbirane hagati ya meya w'akarere ka Rulindo Mukanyirigira Judith na gitifu w'umurenge wa Mbogo Ndagijimana Frodoard. We need to be total reason in order to live this earth. Tugomba guhura n'ibibazo kugira ngo tube muri iyi si. Niyo mpamvu aba bayobozi bombi bahanganye, Mukanyirigira Judith na Ndagijimana Frodoard. Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Pero TV happy ngiye kubagezaho amateka y'aba bantu, amakimbirane, inkomoko, imva n'imvano. Twanzike dutangiriye, ese Mukanyirigira Judith ni muntu ki? Mukanyirigira Judith ni muntu ki? Umuyobozi ukunzwe kumvikana cyane, ahama kandi akaguma ku ijambo rye, agakomeza kuririnda mu gihe yagerageje kwirukana uyu nguyu Ndagijimana Frodoard nka gitifu umurenge wa Mbogo, agerageza kumwirukana. Abamukuriye meya w'akarere ka Rulindo Mukanyirigira Judith akabitsemba cyane, akabigumaho. Uyu nguyu Ndagijimana Frodoard akaba ari umuyobozi wagaragaye nk'umutinganyi, aho byaje kugaragara nyuma y'uko yaje guhura n'umusore cyangwa se umwana w'imyaka 15 kuri Facebook bakandikirana. Mu gihe yasohotse nibwo yaje guhamagara uwo musore, uwo mwana w'imyaka 15 ngo amugurire, aramugurira, barasangira. Nibwo yatangiye kumukaba, yaramutinganyije. Nyuma y'ibyo, kubera ko yari yitwaje ko yamufashije guhindura amazina, nicyo gituma uwo muhungu w'imyaka 15 yaje kumwemerera. Nyuma yaho aza kuribwa mu mugongo, amera nabi cyane. Noneho aza kumusaba ko yamuvuza. Noneho nyuma yo kwanga kuza kumuvuza, nibwo yagiye kumurega, barakomeza bararegana, akomeza kubihakana uyu muyobozi. Noneho nibwo hajemo ruswa ya Nkoranyimana Eugene. Nibwo bafashwe bari guha Nkoranyimana Eugene, yafashwe ari guha uyu muhungu w'imyaka 15 ruswa. Yayihawe na Ndagijimana Frodoard yitwaje kugira ngo azahakane mu rukiko ko nta byabaye. Kugeza na n'ubu barafunzwe. Tugaruke noneho kuri Mukanyirigira Judith ni muntu ki? Mukanyirigira Judith subscribe, like, comment, ibyifuzo n'ibitekerezo. Akaba yaravukiye mu murenge wa Burega, mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo. Akaba yaravukiye mu muryango w'abana 9 ari bucura, abakobwa 4 barahari n'abahungu 2 barahari, abandi babitaye, abandi barapfuye. Mukanyirigira Judith akaba ari umuyobozi mwiza cyane, kandi nk'uko yagiye agaragara akora ibintu bitandukanye. Mukanyirigira Judith ariko mu mwaka w'1988 akijya gukora ikizamini gisoza amashuri yisumbuye, nibwo yatsinzwe muri ya mashuri ya mbere 8 ya mbere. Agikora 8 arangiza mu mashuri ya 8 nibwo ikizami cyamutsinze. Noneho nyuma yaho aza kudubura, ajya kwiga mu kigo mbonezamubano, ubu ngubu bacyita Notre Dame Providence.